ndagira ngo mumfashe dufatanye kuzamura amaboko hejuru cyane maze dushimire intare za Sarambwe tuzibwire ngo kude chapeau tuvuge ibyiza byose tubibatirureho tubabwire ati Imana igiba mu ruhande rwabo iteka ryose kubera yuko bo bazi kureba igikwiye bakaba ari cyo bakora. Ushobora kwibaza ati se intare za Sarambwe ni ikihe gikorwa zakoze? Icyo gikorwa nicyo nje kubabwira. Abaturage benshi bishimye ndetse icyo gikorwa cyari kirimo n'abazungu nabo nababonye rwose n'amaso yanjye ndetse nabo tubana ku rubuga nabo bamaze kuba babibona. Afite aba admin bari hariya rwose bari Tayali neza cyane nanasuhuza umugabo bita Twizeye Imana uburi update icyo ngicyo ndakikwemera neza cyane kuko amakuru tuyageza ku bakunzi banjye ku gihe. Hanyuma rero bakunzi bacu ndagira ngo mabwire yuko tugiye gushimira intare za Sarambwe hagato kandi tukaza kubabwira nanone operation zabayeho. Narabwiye ngo mu gihe bari gushaka yuko M23 itabaho bagomba ngo kuyisenya mu buryo bwose. Hari ubundi buryo nabwo intare za Sarambwe nazo zita zibigenzamo bityo navuga ko bahita bakemura ikibazo mbere yuko kiba. Icyo kibazo rero cyakemuriwe hehe? Ubundi kuki koalisiyo yari yapanze yuko igomba kwivugana abasirikare barenga hafi 32 b'intare za Sarambwe bari ahantu runaka nje kubasobanurira mu kanya gato yakari imbere. Wowe icyo ngusaba nukuntiza umwanya muto cyane nkagusobanurira ibyaya makuru mbazaniye. Hanyuma rero ndagira mabwira ko Kisekedi ntaho adapfunda imitwe kugira ngo arebe yuko ashobora kuba yaganza M23 ariko ibibazo bikomeje kumubana ibibazo. Kisekedi rero ni ikihe gikorwa nanone yakoze cyatumye intare za Sarambwe navuga yuko ngo cyatuma intare za Sarambwe zongera zikarikura ibindi bice. Ndaje icyo ngicyo nacyo ndaza kukibabwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma muri telefone ifitemo message naje kuba mpabwa numwe mu bakunzi bacu arambwira ati rwose uze kuyingereza ku bantu bawe bagukurikira. Iyo message rero ni bwoko ki ubundi iravuga iki? Ndaje ndayikubwira neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Ni umurundi wayimpaye arayinyandikira ananyohereza voice note arangije arambwira ngo ariko ntuze kuyitangaza ariko uze kumbwirira abantu ibi bikurikira. Ni ibiki rero yavuze yansabye ko mbagezaho ibyo ngibyo ndabibagezaho ari Bujumbura indani kwa ndani ahabereye kira gikorwa cy'iturika ridasanzwe ryari kuri Kabase hara mu gihugu cy'u Burundi aho ububiko bw'intwaro z'u Burundi bwaje kuba bushya. Uyu munsi rero indege z'Abarusiya ziriwe zitunda ibikoresho ngo zibizana hariya mu gihugu cy'u Burundi bishyashya. Urumva Neva ntago yaguma mu gihugu kitagira ibikoresho kitagira intwaro. Sasa aho ngaba agomba kugira gute kuzigura. Ubu tuvugana rero ibintu bihinduye isura rero. Ndaje mbikugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe icyo ngusabye ni umwanya muto cyane ugiye kuntega amatwi kugira ngo mbikugezeho neza cyane utaza gucikwa n'akantu n'akanakama. Hanyuma rero mukunzi wacu nabonye muri groupe mwatangiye kumbaza ngo impamvu tubabwira ama video ariko rimwe na rimwe mukabona ntituyashyizemo. Hari rero abo tubana ku rubuga beshi iningeri nyinshi zigiye zitandukanye ngo nabasobanuriye. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo namwe musigaye mutarajoininga group yacu muze kwijoininga munyuze kuri link iraza kuba iri muri comment ipininzemo link ya mbere uze kwikandaho hanyuma uraza kwisanga muri group. Niba utabashije kuyibona iyo link uze kunyandikira kuri 0796684682. Iyo nimero niyo yanjye nkoresha umunsi ku munsi rwose ukaba wayimbonaho cyangwa se wayishakiraho ariko nkayikoresha cyane cyane kuri WhatsApp. Aho ngaho ushobora kunyandikira nyuma tukaganira. Niba ari ibibazo mbaza ukabimbaza, niba ari ubufasha umpa nabwo ukabumpa. Mwubwo buryo tukagenda dufashanya tukamenya byinshi tukagera kuri byinshi. Hanyuma rero munyemerere twinjire mu makuru yacu nta byo gutinda tuza kuba dufite. Munyemerere ntangire ntanga update. Nababwiye ngo reka dushime ibishimwa hanyuma turaza no kugaya ibigawa. Niko muri iyi minsi sigaye mvuga. Reka duhere ku makuru y'intare za Sarambwe igikorwa cyo gushimwa kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Mata 2026 muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya RDC cyase mu gihugu cya Congo nyine. Ubuyobozi bw'ihuriro rya AFC 23 bwatashye ku mugaragaro igikorwa cyo kugeza amazi ku baturage. Aya mazi akaba yagejejwe ku baturage batuye muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Rucuro nyuma y'imyaka igera kuri 13 uyu mushinga utangiye.
muri rusange aba baturage bagaragaje ko bishimiye kwegerezwa aya mazi, dore ko ubusanzwe bakoreshaga ayanduye cyangwa bamwe bakajya bayakura mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bakajya kuyava mu gihugu cy'u Rwanda. Muri rusange rero ahangaha niyo mpamvu nabwiye ngo mufashe dushimire intare za Sarambwe, kubera yuko iki gikorwa cyari cyarananiwe na Tshisekedi. Bwa mbere mu mateka y'abakongomani batuye mu burasirazuba bwa Congo, iyo batavomaga amazi mu Rwanda meza, akenshi ngo ntibavome no ku mariba yabo, kuko dore ko abana kure bajyaga bavoma imigezi amazi yanduye. Ahangaha rero mu 23 ubuyobozi bwayo bwa AFC 23 ni igikorwa cyabaye n'umuhango wabaye witabiriwemo n'abayobozi bose ba AFC M23. Harimo Colonel Nanga, harimo na Bertrand Bisimwa namubonyemo, harimo kandi na Governor w'intara Kivu y'Amajyaruguru bamwita Bahati Musanga Elasto, ndetse n'abandi bayobozi ba AFC M23 bari barimo, ndetse n'abasirikare bakomeye. Utagaragayemo ni General Sultan Makenga na Joseph Kabila Kabanga, ariko kandi hagaragayemo n'abazungu. Ariko amakuru dukurura nuko aribo banyiri uyu mushinga bamwe na bamwe, ariko abandi bakaba ari abafatanya bikorwa n'ubundi ba AFC 23. Mbabwira ngo rero ubu ni uburyo bwiza cyane bugomba kugaragariza isi yose, amahanga ndetse n'abakunzi mukunda intare za Sarambwe, ntimukongere gucika intege ngo nongere kubona message zimbaza ngo SM23 bura ntigiye gusenyuka. Oya, nta byo gusenyuka bihari, ahubwo M23 nicyo gihe cyiza cyo gukomera, kuko niba ari imihanda barayikoze, unyumve neza cyane, niba ari amariba urumva barayakoze, ntago arayo gusa ubundi atashywe, hari n'amariba rusange, amariba yayandi yo mu tubande, sinzi niba muyazi, apana abantu mutezanya gatari yo tuvuza amariba akeshi mwiyumvira madamu, niko bimeze. Hari bitewe n'agace umuntu avukamo, abantu barizanya gatare ivuze ngo na mariba bumva ni binogo byari bihari yarazanya gatare, bari baracukuye bikajya bizamo amazi. Nabo akeshi kera mu misi yashije guhera za 2015 kugeza za 2010 kangahe, mbere yuko bazana ari ya mazi ba pompa, niyo akeshi nabo bakoreshaga, kora ko kira gice cya Nyagatare ubundi ntago cyari gituwe n'abantu benshi cyane. Rero abantu batuye muri biriya bice hari igihe uvuga ngo na mariba bakumva nyine ari ibyo binogo bavomagamo ayo mazi, cyangwa se amadamu kuri ubu ngubu niko basigaye bayita, bakunda akeshi kuyakoresha mu gihe cyo mu zuba, barateze amazi nyine, hanyuma bakaba ariyo buhira inka, inka zikaba ariyo zigira gute zishokeramo cyangwa se zijya kunyweramo amazi nyine. Ayo madamu baba baracukuye bakajya bayategeramo amazi. Rero abaturage muri Congo bari baranabakoreye amariba, amarobine muri rusange, anamarobine rusange. Abantu mutuye mu Rwanda akeshi mugiye muyazi, na amazi akeshi aba mu kabande, ariko amazi meza asukuye meza bakozemo robine, hanyuma bakajya bayavoma. Abantu bose murabizi neza cyane, si ngombwa ngo sobanure byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ahangara intare za Sarambwe zari zarakoze menshi, hanyuma ayangaya n'amazi apopwa n'amazi nkuko mubona no mu Rwanda, amazi tuyafite no mu ngo, cyangwa abantu muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi mugiye muri za Uganda, mu Burundi n'andi agiye atandukanye, nkuko mubona amazi abasanga mu ngo zanyu. Yes, abangaba rero nabo niko bimeze. Amazi yaje arabegera mu ngo, mu masantre bagiye bashyiramo amarobine rusange, hanyuma ushoboye araza no kujya yakurura ayashyire mu rugo rwiwe. Muri rusange rero intare za Sarambwe angaza zakoze igikorwa cyiza cyo gushimirwa. Iki ni igikorwa kigaragaza ko 23 nyamara nta gahunda ifite yo kurekura ibice, nkuko Moise Nyarugabo yabivuze, ndetse na Colonel Nanga kongera akabisubiramo, ndetse na Joseph Kabila Kabanga akabisubiramo. Ibi ngibi biganashimangirwa na General Sultan Makenga. Niyo mpamvu mbabwira ngo Pacifique rero nzajya mbakurikirana amakuru, kandi makuru meza yo kwizerwa, nta by'igihuha mbafite ahangaha byo kugira ngo uke byo kubahereza. Niyo mpamvu rero kujoininga groupe yacu bisa nkaho ari ibintu byiza cyane, byiza by'agaciro, kuko umenyeramo byinshi bigiye bitandukanye. Harimo abantu baba muri groupe yacu bazi ibintu byinshi cyane cyane bijyanye n'amateka hano mu burasirazuba bwa Congo, bakaba rero babaganiriza umunsi ku munsi. Mujye mujyamo namwe rero muzamuhuriramo n'abantu bafite amakuru menshi cyane, hanyuma bajye babaganiriza ku bijyanye n'ibibera hano muri Congo. Hanyuma abakunzi bacu ntago turi buze gutinda ngo twizimbe mu magambo. Nyuma y'icyo gikorwa cy'intare za Sarambwe zakoze, ibi ngibi ntago byari gushimisha Coalition, ntago byari gushimisha Tshisekedi. Ni ikihe kintu rero cyabaye intare za Sarambwe nanone navuga ko zakoze, ariko kikaba ikintu cy'amateka leta ya Congo ndetse na leta y'u Burundi ndetse n'aba bazungu b'abacanshuro batazi
batazigera bibagirwa harimo kandi n'abasirikare b'abanyangora nuko hari igitero bari bateguye yuko bagomba kwivugana abasirikare barenga hafi 62 bo mu ntare za Sarambwe nkuko nabivuze mu makuru mu ncamake. Hari abasirikare b'intare za Sarambwe bari mu bice za Mitamba, bari hano muri za Kakenge, bari hano muri za Bijombo, ni mu duce nyine duherere muri groupement ya Bijombo. Angaho hose rero bakaba bari bapanze yuko bagomba kwivugana abasirikare b'ama 23 cyane cyane abari bagiye hano mu bice bya za Mitamba gufasha abasirikare batwirwaneho bamaze iminsi bahangana na coalition irimo abasirikare b'abanyangora harimo ababirigi. Angara abasirikare b'intare za Sarambwe bakaba bari bagiye kugira ngo barebe buryo kibakora hanyuma babe basenya ira migambi mibi y'abasirikare b'abanyangora bafite gahunda yo kwivugana buri muturage wese wagira ngo nabo baraje bahita bakubita uburozi. Ubundi umusirikare wese sinzi ahavuka ariho hose iyo aje agahura n'intera hamwe, ubwo ndavuga FDLR Tayali babirangiye uwo ngo nawe aba yarangiye mu by'ukuri. Rero anga amakuru aragira ngo iki rero, amakuru aravuga ko reka misome neza cyane kugira ngo tubibanemo akantu ku kandi. Amakuru ari kutugeraho nonangaha akomotse mu ntare za Sarambwe. Amakuru aravuga yuko kuri uyu munsi tariki ya 4 n'ubundi abasirikare b'intare za Sarambwe cyangwa se igitero cyari cyateguwe na coalition cyagombaga kuza kwivugana abasirikare b'intare za Sarambwe bari mu bice bya za Mitamba kuva ku isaha ya 8 z'amanywa ni mu gicamunsi hagati cyo kuri uyu munsi nyine ku itariki ya 4. Amakuru atugeraho avuga ko abasirikare b'intare za Sarambwe bamenye iby'iki gitero mbere yuko kibaho hanyuma bakitegura uko bari buze kugihagarika binyuze mu basirikare b'amadubu cyangwa binyuze mu bana b'intare za Sarambwe cyangwa se mu basirikare b'amadubu nyine. Nabona uno mutipe yanyandikiye abifatanyije cyane, sorry muraza kunyihanganira kubisoma biracanganye. Binyuze mu basirikare batwirwaneho bamenyesheje M23 ko bamenya makuru yuko hari igitero kigiye kubaho cy'abasirikare b'abanyangora kigamije kwivugana abasirikare ba M23 bamaze iminsi bageze muri bino bice bya za Mitamba neza hano mu misozi n'ubundi niba yunamiye ngo Minembwe iri hafi na za Minembwe. Abasirikare bose rero b'intare za Sarambwe bakaba bateze igico cyo kugira ngo bicwe. Amakuru rero ari kutugeraho nonangaha aremeza ko ngo abasirikare b'ama 23 bakimenya iby'icyo gitero ngo bahise bakora ikintu gisa nkaho ari gukora reprise strategique basubira inyuma gato. Coalition ihageze irirara, imaze kwirara yumva ko ikoze akantu k'amateka ikabihabuye M23 mu mateka yabo, bakavuga ati ubu noneho birashoboka na Bukavu dushobora kugenda tukinjira tukagerayo. Bakunzi bacu nibyo koko bahageze abasirikare n'intare za Sarambwe basubira inyuma, ariko mbaza ngo niki kibabayeho nonangaha? Ikintu kibabayeho ni urusoro ruvugije ubuhuha nuko ari mu masaha y'ijoro hatafashwa ama video wenda ngo nze kutanyashyira muri groupe muze kubirebamo, ariko isa ku isa igihe cyose najya monera video najya nyishyira muri groupe, ariko video idateye ubwoba, kuko video iteye ubwoba ntago nanjye ubwanjye njya nyireba. Iyo nyirebyeho nkayikanaho nkabona iteye ubwoba bitana nayisiba kubera yuko bira bintu ntago ari byiza kubireba. Iyo ubirebye keshi birangira nawe ubaye igikange, niba navuga igikange birangira nyine umutima wawe winangiye ubaye kuntu bityo kumwe mujya mubona iyo ngeze ku Banyamurenge ndi kubivuga mukabona ashyizemo ibintu by'amaranga mutima, akeshi nuko narebye ibintu byabo akeshi bahohoterwa. Niyo mpamvu iyo mbigezeho bitinda nkumva ndababaye. Anga rero abasirikare b'abanyangora twihuse cyane gahunda yabo bari bafite gahunda yo kwivugana abasirikare b'intare za Sarambwe mbere yuko ayo makuru atangazwa. Twirwaneho mbere yuko nyine baba basa nabivamo cyangwa se amakuru butasagira kuri twirwaneho yasimenyeshe M23. Ariko bakunzi bacu reka babwize ukuri bajye batinya abasire b'amakenga kubera ko ntago bazi ngo batorejwehe cyane ko bagwanira ari wabo. Ikindi bari hamwe n'abahazi neza cyane, abasore b'amadubu hari ahantu kavukire n'abantu bahazi neza cyane. Apana ngiye uza kubabwira amakuru wenda nandikiwe hari ntago mpazi neza, na amakuru baba bampaye abantu bari imbere ku mirongo y'urugamba. Mpora mbibabwira ukuntu ukuri mbabwira sinjya mbabeshya, ngewe ntago nababwira ngo nagiyeyo nkoresha abantu bariyo nibo bampa amakuru, ubwo nanjye yo bayampaye ndaza nkayavuga uko bayambwiye ntacyo kubabeshya mbafite. Niko bimeze. Hanyuma ahangaha abasirikare n'intare za Sarambwe ngo bakoze ikintu kimeze nka barangiza babaha umwitangirizo, bigezemo hagati bamaze kwinjiramo neza cyane bafunga ikintu kimeze nka bakora zero, sibyo
bakora zero, barangiza bagenda biyegeranya maze abasirikare b'abanyangora baza kwisangamo hagati. Mwari muzi ko 23 nta mateko izongera gufata, uzi ikintu cyababayeho bose babishe, nta numwe barokoye kabisa. Icyo bikoze harimo babiri bacitse, ubwo niba abandi bajye bavuga ngo nabo kubara inkuru, kandi simamya ko muvetura nawe yabuze kibica, ahubwo yabaretse ngo bagende batanga ubuhamya kuri bagenzi babo. Bakunzi bacu, ntago intare za Sarambwe ari zo gukinishwa, ntago abasirikare b'amadubu arabo kwicwa, nta nubwo abasirikare b'amakenga arabo kwicwa, nta nubwo abaturage b'abanyamurenge arabo kwicwa ngo bicwe bashire uko Kisekedi abishaka. Ntago uko Kisekedi abishaka, ntago ari Imana ibishaka, nta nubwo ariko mama 23 bishaka, nta nubwo ari nako twese tubishaka. Niyo mpamvu mubona afata mikoro nkaza nkavuga ngo basi abanyamurenge bagakwiye guhabwa ijambo, ariko sibo gusa n'ubundi hari n'abandi benshi baryimwe, cyane y'uje hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere yuko muvetura hafata abantu benshi bari barapfuye, abanyamasisi abenshi bari barahunze, ngira ngo abantu mungurikiye harimo abakongomani benshi cyane. Sinzi wenda mushobora kujya mwumva mvuga ibice nkabivuga nabi ntimunyizere, ariko amakuru ngemba nayahawe, ariko kubera ko ntazi neza cyane wenda ngo nge ntondekanya akantu ku kandi, niyo mpamvu wenda mushobora kuvuga ngo Pacifique nguratoye, ariko sinjya mbabeshya. Buriya amakuru mbahereza niko abameze mba nayahawe neza cyane. Muri make rero ubwo ngubwo ikintu ushaka kubumvisha ni ikintu kimwe gusa, nuko mugomba kumenya neza ko abantu barababaye, kuko buri umuntu ajya guhunga igihugu hari icyamubabaje kibera muri icyo gihugu, ariko habari ingingo nyamukuru yamukuye muri icyo gihugu. Kubera ko ntago igihugu nka Congo turakizi ni igihugu cyiza gikize cyane, ariko nta mutekano gifite. Muri make babahunze umutekano mukeya. Uwo mutekano muke rero harimo no kwicwa. Mujye mubyumva neza cyane, pana zambonera kure nabonye mujya muza mukantuka, ibintu byo kunuka ntacyo bizabamarira. Namwe ubwanyu hari igihe kizagera uburundi mu buhunge, hari igihe kizagera uburundi mu buhunge. Ushobora kwibaza ngo nigihe rero ni gihe kiri vuba cyane. Ibyo mwakoreye abakongomani barabibona, ibyo mwakoreye abarundi bo mu bwoko bw'abatusi b'abasirikare mubazana muri Congo mukabashyira imbere ku mirongo imbere ku rugamba, nge muvetura barasa mwabona byanze mukabirasira, mutagira ngo imiryango yabo yaribagiwe irabyibuka, mutagira ngo abari muri Congo barabyibagiwe nabo barabizi, mutagira ngo ipfu zato nato z'abasirikare binjiye muri Congo bagomba kuhavaruka ari imirambo bakanahashyingurwa rimwe na rimwe ntibajyanwe mu gihugu cy'u Burundi, mukagira ngo barabyibagiwe. Mwe mwese muntu karero ni igihe cyiza cyo kuzasubizwa namwe, igihe mwabonye hari byatangiye kubabaho nk'ibiri kuba ku bakongomani. Hari umuntu umwe nigeze gukurikira, umusesenguzi umwe aravuga ngo ibi bibazo bibera muri Congo bigomba kuzagira ingaruka ku babikora. Reka nanjye mbabwire mu magambo yanjye makeya, ntago muri makeya Kisekedi aya maraso y'abakongomani yirirwa amena, aya maraso y'abanyamurenge azagenda uko. Mwibuke ko abantu yica bazi gusenga, kandi buri abantu mutemera Imana sinzi mufite ikibazo gikomeye cyane. Aya maraso y'abanyamurenge bicwa umunsi ku munsi buri joro. Burya nta munyamurenge ushobora buriya abanyamurenge akeshi babubara bwakeye, babara umunsi bwakeye. Apana twe tuvuga ngo ejo nzakora iki, ejo undi nkora ikibo, ntago bapangira ejo. Kubera iki? Ntago bazi niba buracya. Bashobora gucya drone yarashe, ibikorwa nk'ibyo bibe byagiye biba. Anga rero ntago na Neva ubwe ibi bintu bizamugwa amahoro. Namwe mu ntuka ntago ibintu bizabagwa amahoro, kubera ko akebo wageremo mugenzi wawe nawe niko uzagererwamo. Muri make rero ineza y'umuntu nimutera kugira gute gukundwa. Neva rero yakoze ishyano akora ibara yica abanyamurenge benshi. Nabaho urugero ruto cyane, murebe umupasiteri bitambaye haga mu gihugu cy'u Burundi. Yari umupasiteri wari ukunzwe ku isi yose, yakunzwe n'abanyamurenge ku rwego rwo hejuru cyane, kugeza nubwo bagiye bamutera inkunga yagura urusengero rugira runini. Ariko mwabonye ibihembo byiwe. Ese burakura niko kwera imbuto bajya bavuga? Mbaye haga niwe mu rusiga uvuga ngo abanyamurenge barizira. Bizira bate? Reka nawe mu magambo make abo wabyinyiriyeho waranabavugaga ngo uri kubasengera, ngo uri gukora ibikorwa runaka, baragufashije kuzamura urusengero rwawe, kubera ko ucamatanye na Neva wise wumva kubaye umwami nyine, utawumva kubaye umwami w'isi. Winjiye muri politike uvuye mu bintu by'Imana. Ntago Imana igivangwa. Buriya wamaze gutibara, wamaze gutinuza abanyamurenge ntago bakigukunda, ndetse natwe abakukundaga twese bisa nkaho byahagaze bitewe n'amagambo wagiye uvuga ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Bira bintu byose byatugeze, ira message wagize, ira message zose wagiye utanga, ntago wavugaga ibintu bijya hanze byinjiraga mu matwi yacu twarabyumvaga.
muri make rero uko witwaye nibyo bigena ukubaho kwawe n'igihe uzamara ku isi. Muri make rero Neva njyeyo murebye mba mbona atari umuntu uzaramba kubera iki ibikorwa akora ntago ari byiza, ntago bihesheje Imana icyubahiro. So reka tugaruke gato ku basirikare biwe bishwe rero biciwe poezero bakicanwa na Ababirigi. Ababirigi bamaze iminsi bapfuye, abantu bambwiye banshinjije kare ngo navuze amakuru ari umuranzi, ariko nagira mbamenyeshe yuko nge nahururira ibihudutsu ku kamwanya ngo numva ngo umubirigi hari umuntu uje agatangaza ngo umubirigi yapfuye. Ntarabona ifoto na video bigaragaza uwo mubirigi ko yarashwe, ntago giye nshobora kubitangaza, mbishobora kubitangaza nkabona ari ibihuha. Ubwo rero niba nariyemeje kubaha amakuru y'ukuri ngomba kujya ntegereza amakuru akaba official. Munyumve neza cyane hatazagira umuntu wongera kumbwira ngo nabaha amakuru ari umuranzi. Namwe mba update muzamwumva nyisha handi, hanyuma ngewe nzajya nza mbahereza ukuri kwa nyako kw'ibyatangaje. Muri make rero amakuru yanjye mfite uburyo kinyatwaramo kandi nyatangamo bwiza kandi bwizewe. Muri make rero ntimukantuke mumbwira ngo nabaha amakuru ari umuranzi. Ubwo aho mwumvira mu makuru ari update ari gihe banababeshya mwaza hano mukahumvira ukuri. Yes, reka rero mabwiza ukuri yuko rero amwe mu makuru nanifite y'ingenzi yihutirwaga yarayo ngayo, ariko mabwire ko Tshisekedi yakubise ibipfukamiro nanone kuri President Trump amusaba ko agomba gukora iyo bwabaga agafatira ibihano none nakuka ibihano bibi u Rwanda ndetse na AFC M23 ngo bakarimbura. Ese bararimbura AFC M23? Trump ni injiji, ni ikigoryi cyuko atabona abakongomani icyo bashaka. Ese mwibwira neza ko Trump yaba ari Imana ya Afrika, yaba ari Imana y'isi yose? Ntago Trump ari we ushyiraho amategeko, ntago ari we uyashyiraho. Ntago Trump ari we muntu uzaza gukotorora ubuzima bwacu ngagiye nguko tubaho. Icyo kintu mukimenye, munakishyire mu mitwe. Nabonye abantu bacitse intege ngo rega ngo Trump ngura mukinisha, ntago muzi sinshaka no kumumenya kubera ko ibikorwa akora ntago mbikunda, ntago mbishyigikiye. Niba abona abakongomani bicwa umunsi ku munsi ntagire icyo abikoraho, ngarebe ya AFC M23 ngirarwanira iki, agashaka kumva Tshisekedi kubera ko yamuhaye ibuye n'ibirombe. Ubwo si ubwo ngubwo umuntu tuzabaho gute mu gihe abakabaye bagize icyo batumariye ntacyo batumariye. Muri make rero nge nshima ibishimwa ibigawa ndabigaya, ntago uriya mu perezida yewe ngo ni Trump mushimira nta gikorwa kizima arankorera, nta n'icyo arakorera abakongomani, nta n'icyo arakorera abanyarwanda. Ubwo rero kambashimire bakunzi bacu, ubwo mu masaha mu gitondo ku isasa 2 ndaza kuba mbaze kubahereza amakuru kubera ko ndabyuka nkabanza nkayategura nkayashaka nkahamagara abantu bakampa amakuru, ibintu nkabikora neza cyane nyine kugira ngo mbahereze amakuru y'ukuri. Muri make ntacyo ntakora. Hanyuma rero imboni zacu zirishyurwa nazo, nimero nayibahaye ni 0794668842. ubwo mujye mureba uko mubigenza. Reka mbashimire rero, Imana ibarinde. Bye bye.